gatacinga ku mubiri ku buryo tushobora gupima iyo DNA tukabona resultat twifuza. Urumva ngiyo nama nakugira none ahangaha nta n'ikindi kintu ngushaka ugikomeye ukibara kubona icyo kimenyetso iteri cyo cyose giturutse kuri cyusa ku mubiri we ibindi bindekere. Wabyumvishe? Biroroshye. Aha niba umbwira ko byoroshye ukaba utizeye kuzabikora. Ariko nyine Paul ansezeranya ko nimusanga ari wowe cyusa muzamureka. Tuzamureka bigende bitise. Nyine mutazajya kwivangamo ngo ibiki mukajyana amakimbirane n'ibiki ngiye nabarekeye ubuzima bwabo nanjye ndashaka gukora ubuzima bwanjye. Kwa mukobwa we uzikura umupfu koko umuntu yabyaye umwana nidusanga yarabyaye umwana twitwicare dutere agati mu ryinyo tuvuge ngo warakoze kuduterera umukobwa wacu inda rwose dufite ubushobozi bwo korera umwana niturangiza twigendere. Ese reka nkubwire umvane ubwo papa n'ubwo bugoryi. Urumva nakubwiye ngo wamaze gukura bihagije. Iyo umuntu amaze kubyara abakuze bihagije. Urumva ubu se udafite ababyeyi umwana ntabwo wamutunga. Ko yanyakanye wagira ngo mbigenze. Umva nkubwire rero wowe nshakira ibyo bimenyetso ibindi ndabyikorera. Nahise kumbwira ngo mureke ntafite ubushobozi ntabwo yataye akazi muri Amerika akaza yirukanka gushaka. Mwese nimba yaranyanze ko wagira mbigenze. Icyo kindi kire wabyumvishe ndaza kukikemurira kereka nsanze atari we ibindi bindekere ndamujarura masoni. Ko banjye hawo umupfu koko. Meze neza? Meze neza kandi uri kuruka. Icyo kibazo mpamagare gusa tujye kwa muganga. Ntisubize ikihe kibazo? Ntacyo sinzi ikintu nari ni ikibada se? Sinzi ikintu cyari kinkoze. Ntabwo ari period. Umva agaseseme karazamutse. Uri bagiye please mbwira ikibazo ufite. Sylvie nta kibazo mfite. Nta kibazo mfite ntacyo. Kumva agasebe kanciye. Shari bagiye hari ikintu kiri kuba kandi uri kumusha. Iki? Hari ikintu? Urarwaye kandi ntabwo ushaka ko tujya kwa muganga. Hano harimo ikibazo. Urimo uraruka wanze kurya ariko se reka umubaze wowe ntabwo birakubaho ukumva ntabwo wabyutse neza. Umva bari no kuguhamagara ajya kwitaba. Manza umbwire ibyo bya telefone byihorere. Nta kibazo mfite ariko ubuse numva ntameze neza sinabikubwira koko nabiguhishira iki se? Ni kwa kundi nyine umuntu abyuka kumva ntabwo ameze neza sinzi ukuntu byari bigenze numva akantu kagaseseme karazamuka. Okay biroroshye kahamagara gusa tukagera ku muganga. Ibyishimo bikomeye ureba nasengeye Imana yankoreye uko utwite ni mu bururabyo bwatotoye mbona muri wowe igitangaza gitangaje wari nyito y'umutima wanjye uyu munsi mbona igisubizo cy'Imana nureba numva nishimiye kubaho nzi neza kuba mbere y'umugisha imyaka yose twamaranye urukundo yavuyemo imbuto y'agaciro ndi kumwe n'umugore w'intwari ribagiza umutima wanjye uragushimira Mana ndagushimira ntayiribagiza none aratwite n'umugisha w'iteka gaho umukomeze mumurinde kugira ngo azabyara amahoro n'umunezero ndabizi ko azavuka neza azakura mu rukundo rwacibye turamwiteguriye inzira atunganye iribagiza uri Imana idasanzwe yego nzaba hafi yawe igihe cyose nzaguhobera kugeza kumera nzagutwaza umutwaro uremereye kubera urukundo ndahari iteka
twari inshuti n'umuryango bose barabyina bararirimba kwiribagiza twite si inkuru isanzwe n'ihirwe n'ishema n'urukundo rw'ukuri iribagiza aratwite umukunda ndamubahanga mutegereje hamwe n'iyo mbuto umugabo wishimye cyane imyaka yose twamaranye urukundo yavuyemo imbuto y'agaciro iribagize twamaranye urukundo yavuyemo imbuto y'agaciro ndi kumwe n'umugore w'intwari iribagiza umutima wanjye uragushimira mana ndagushimira mama iribagiza none aratwite n'umugisha w'iteka ngaho mukomeze mumurinde kugira ngo azabyara amahoro n'umunezero ndabizi ko azavuka neza azakura mu rukundo rwacibye turamwiteguriye n'inzira atunganye iribagiza uri imana idasanzwe yego nzaba hafi yawe igihe cyose nzaguhobera kugeza ku mpera nzagutwaza ubw'umutwaro uremereye kubera urukundo ndahari iteka twari inshuti n'umuryango bose barabyina bararirimba kwiribagiza twite si inkuru isanzwe n'ihirwe n'ishema n'urukundo rw'ukuri iribagiza twite ndamukunda ndamubahanga mutegereje hamwe yari uwanjye iruhande rwanjye ariko umutima we wari kure cyane uwatwiteye inda atari iyanjye niyacyusa umutima wanjye urababaye naragukundaga nagutegesha naragutikiraga nijoro rigwa ariko wihishe inyuma y'ijambo ndagukunda ukundira inyuma ugiye ko cyusa none wambwiye ko twite mbwira unezerewe ngo n'umugisha sinzi niba uri kuvuga njye cyangwa undi ariko mu maso yawe mbona cyusa wese ninjye wamukuye amarira mu maso ninjye wamuteye imbuto y'urukundo singyicuza kuko yambereye umutima iribagiza yandoye atareshye narakundaga ndashukika nubwo nari uwundi umutima wanjye waracitse cyusa yambwiye amagambo atarabuzwe angoresha ibyo wowe utigeze unyereka ese kuko yiribagiza yaramundaga ese ntibyari umukino w'amarangamutima inda ya cyusa yampinduriye ubuzima ubu sinkivuga ngo turabana iribagiza aratwite si yanjye iyo cyusa niwe watwaye umutima ndababaye ariko sinzabyanga amahoro abe hagati yanyu bombi nagenda nuje sinabavumye umugabo wamenye ukuri ku mavi nimubyare neza muza mwite ukuri kuko iyi nda yavumbuye byose ninjye wamukuye amarira mu maso ninjye wamuteye imbuto y'urukundo singyicuza kuko yambereye umutima iribagiza yandoye atareshye narakundaga ndashukika nubwo nari uwundi umutima wanjye waracitse cyusa yambwiye amagambo atarabuzwe angoresha ibyo wowe utigeze unyereka ese kuko yiribagiza yaramundaga ese ntibyari umukino w'amarangamutima inda ya cyusa yampinduriye ubuzima ubu sinkivuga ngo turabana Rujema yari umugabo w'ishubahiro abantu bamuvugaga nk'ikirenga ku muriro yari afite ijambo yari umuyobozi ariko mu mutima we harubwira si n'icyaha gikwiriye aho yanyuze hose yasize amarira yatwaye iby'abandi abana barira yari afite ububasha agakemanza atitaye ubutabera arabuvogera avuga ko nawe amukoraho iritaye Rujema arahunze yatorotse ukuri ibyaha biramukurikiye ntacyo yahishe isi
yiruka nk'umuyaga ariko kuri kuramwirukaho. Ubutabera ntibusinzira buramuzi aho yagiyeho. Hari amajwi y'abarenjanye bari mu bwigunge avuga amazina ye, amarira atemba mu nge. Yanyereje umutungo, yambuye imiryango, yasenye ubuzima, icikije n'amahoro. Ariko igihe kirageze, ukuri kurabyina, imiryango yafunzwe irakinguwe n'ikirenga. Ubutabera burimo kugenda kumushakisha, aho yihishe hose isi ntigifite ibanga. Rugema arahunze, yatorotse ukuri, ibyaha biramukurikiye, ntacyo yahishe isi. Yiruka nk'umuyaga ariko kuri kuramwirukaho. Ubutabera ntibusinzira buramuzi aho yagiyeho. Nubwo yahunze umutima nuruka, ijwi ry'ukuri riramuhamagara mu mwijima. Ese azagaruka yemera ibyaha bye, cyangwa azarimuka atumva hatigaye? Ishyaka ry'ukuri rirakomeje, abaturage bakeneye amahoro, ntibashaka ibinyoma. Rugema, niba wumva iyi ndirimbo aho uri, garuka usaba imbabazi, wambara urumuri. Rugema arahunze ariko ukuri ntikuhunga. Ibyaha byanditse, amaraso ntasiba ku biganza. Wakize umunsi umwe ariko si ubuziraherezo. Ukuri kuza gutsinda, igihe ni kirekire gito. Masengesho sana nkunda, iyo nkwegere umutima wanjye uratuza. Wowe ni wowe rukundo rwanjye, iyo ngufashe mu maboko yanjye isi yose ihagarara igaceceka. Ni wowe ndota, ni wowe nifuza, wanshizeho ikimenyetso cy'inkundo. Nakundi nabivuga umutima urabizi, igihe ndi hafi yawe simfite ubwoba. Uri amahoro mu buzima bwanjye, niyo nakuvuze umutima urabivuga. Iyo nkwegereye numva nta wundi ngendeye, iyo nguhobeye isiba yatushe mu nda. Uri igice cyanjye cyabuze, nagukunda nta shiti, wowe ni wowe. Imboni zawe zinyibutsa ibihe byiza, ijwi ryawe n'umuziki umutima ukunda. Niyo dutandukanye isaha imwe gusa, numva nshaka kugaruka nkureba. Mfata akaboko nturekura, uri wo nari ntegereje. Wampaye impamvu yo gukomeza, uru rumuri rw'umunsi wanjye. Iyo nkwegereye numva nta wundi nkeneye, iyo nguhobeye isiba yatushe mu nda. Uri igice cyanjye cyabuze, nagukunda nta shiti, wowe ni wowe. Agace gato kabicisha make, baby love. Gusa iyo uri hafi byose bihinduka byiza. Iyo nkwegereye numva ntasigaye na gato, niyo nta magambo mfite, umutima wanjye uravuga amasimbi. Iyo nkwegereye numva ndatuje cyane, iyo nguhobeye urukundo rurahira. Sinshaka undi, ni wowe nashatse. Ndagukunda, ndagukunda iteka. Iyo nkwegereye wowe ni wowe rukundo rwanjye.
iribagiza aratwite ibyishimo bikomeye ureba agasengera Imana yamureye uko utwite ni ururabyo rwatotoye mbona muri wowe igitangaza gitangaje wari imbuto y'umutima wanjye uyu munsi mbona igisubizo cy'Imana nureba nkumva nishimiye kubaho nzi neza kuba mbere y'umugisha imyaka yose twamaranye urukundo yavuyemo imbuto y'agaciro ndi kumwe n'umugore w'intwari iribagiza umutima wanjye uragushimira Mana ndagushimira iribagiza none aratwite n'umugisha w'iteka ngaho mukomeze mumurinde kugira ngo azabyara amahoro n'umunezero ndabizi ko azavuka neza azakura mu rukundo rwacibye turamwiteguriye inzira atunganye iribagiza uri Imana idasanzwe yego nzaba hafi yawe igihe cyose nzaguhobera kugeza kumera nzagutwaza umutwaro uremereye kubera urukundo ndahari iteka twari inshuti n'umuryango bose barabyina bararirimba kwiribagiza twite si inkuru isanzwe n'ihirwe n'ishema n'urukundo rw'ukuri iribagiza aratwite umukunda ndamwubaha ndamutegereje hamwe n'iyo mbuto umugabo wishimye cyane imyaka yose twamaranye urukundo yavuyemo imbuto y'agaciro iribagiza twamaranye urukundo yavuyemo imbuto y'agaciro ndi kumwe n'umugore w'intwari iribagiza umutima wanjye uragushimira Mana ndagushimira mama iribagiza none aratwite n'umugisha w'iteka ngaho mukomeze mumurinde kugira ngo azabyara amahoro n'umunezero ndabizi ko azavuka neza azakura mu rukundo rwacibye turamwiteguriye n'inzira atunganye iribagiza uri Imana idasanzwe yego nzaba hafi yawe igihe cyose nzaguhobera kugeza kumera nzagutwaza umutwaro uremereye kubera urukundo ndahari iteka twari inshuti n'umuryango bose barabyina bararirimba kwiribagiza twite si inkuru isanzwe n'ihirwe n'ishema n'urukundo rw'ukuri iribagiza twite ndamukunda ndamwubaha ndamutegereje hamwe n'iyo inzira yo ni umusaraba ndagukunda mama uri isoko y'ubuzima amarira wameshe ugaseka ntakineze mu mwijima w'isi wambereye itara nzahora nibuka kugeza ku iherezo wansabye guseka nubwo wowe wariraga wansabye kwihangana igihe isi yankomeraga imvugo zawe zinteye imbaraga mpamura intwari uri umugisha nabonye isi itera imbere ariko umutima wawe niwo ntego wangiriye neza nta kiguzi mbese hari undi usa nawe ndagukunda mama uri isoko y'ubuzima amarira wameshe ugaseka ntakineze mu mwijima w'isi wambereye itara nzahora nkibuka kugeza ku iherezo wansabye guseka nubwo wowe wariraga wansabye kwihanganana igihe isi yankomeraga imvugo zawe zinteye imbaraga mpamura intwari uri umugisha nabonye isi itera imbere ariko umutima wawe niwo ntego wangiriye neza nta kiguzi mbese hari undi usa nawe ndagukunda mama uri isoko y'ubuzima amarira wameshe ugaseka ntakineze mu mwijima w'isi wambereye itara nzahora nkwibuka kugeza
ku iherezo wansabye guseka nubwo wowe wariraga wansabye kwihanganana igihe isi yankomberaga imvugo zawe zinteye imbaraga